Ni video ikomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko Twitter na Instagram. Iragaragaza abagore bagera kuri 2 ndetse n'abanyerondo bagera kuri 2 bashyamirana kugeza ubwo baje gufatana mu mashati. Benshi bati nyuma ya safari w'Inyagatare undi mugore mu mujyi wa Kigali arigaragaje. Ikigaragara cyo nuko aba bagore bagera kuri 2 bashobora kuba ari abazunguzayi cyangwa se bakora ibikorwa byo gucuruza ibintu bitandukanye mu mujyi wa Kigali kandi ikaba binyuranyije n'amategeko y'umujyi wa Kigali. Hanyuma ikiriho nuko aba banyerondo bagera kuri 2 bashobora kuba babasabye ko bashyira hasi ibyo bafite. Hanyuma abagore bati ariko se natwe imbaraga turazifite dushobora kuba twahangana. Hanyuma rero baje gufatana, umunyerondo umwe afatwa n'umugore umwe, undi munyerondo afatwa n'undi mugore. Gusa video yagaragaye cyane aho umunyerondo wa kabiri utari wakunze no kugenda agaragara muri video cyane yaje gukubitwa n'uyu mugore wambaye agapira k'umuhondo kugeza ubwo amugaritse hasi. Bati safari w'i Kigali nawe nguwo atarigaragaje, niba tuza kumwita safari cyangwa se muka safari ntabwo ndaza kubimenya. Video rero ikomeje gucicikana hirya no hino hatandukanye ndetse benshi bakomeje kugenda biteramo urwenya nyine nkuko twari tubivuze hejuru cyane. Gusa ikiriho nuko abaturage bimaze kugaragara ko bagenda batinyuka inzego z'umutekano. Ese ni ikibazo cy'abaturage cyangwa se ni ikibazo cy'inzego z'umutekano ahubwo zo zishobora kuba zikoresha uburyo budakwiriye mu gufata abaturage cyangwa se mu kuba bafata abaturage bari mu makosa atandukanye? Ibi byanagarutswe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu wa Minaloc akaba ari Gatabazi Jean-Marie yavuze yuko ubuyobozi cyangwa se inzego z'ibanze zidakwiye guhangana n'abaturage ahubwo bakwiye gushakisha ubundi buryo bakemuramo ibibazo by'abaturage ariko hatabayeho gufatana mu mashati ngo barwane. Ubwo buryo umuturage yakugaritse hasi usanga ari ikibazo gikomeye cyane, ugasanga rero ko ari ikintu kidakwiriye cyane ku nzego zishinzwe umutekano cyangwa se n'inzego z'ibanze muri rusange kurwana n'abaturage, ahubwo aribo bakwiye kubashakira umuti w'ibibazo bafite bitandukanye. Niba uyu muturage ari mu muhanda ndarimo aracuruza mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ukwiye kuba wagerageza ugashaka strategy wakemuramo ikibazo cye bidasabye ko abaho kurwana cyangwa se ngo wabeho kuba umuntu yakwihorera. Nguko mu rusyo akoma n'ingasire, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean-Marie ntabwo yigeze ashyigikira ko abaturage nabo bakwiye gukubita inzego z'umutekano cyangwa se inzego z'ibanze. Ati rero rwose abaturage bakwiye kwitonda, ariko nanone inzego z'ibanze cyangwa se inzego z'umutekano nizo zifite mu nshingano kureba uburyo zakemura ibibazo by'abaturage. Ibi rero bibaye mu gihe gito nanone twumvisha amakuru y'uko meya w'akarere ka Bugesera Mutabazi Richard nawe yakubiswe n'umuturage, ho bivuga ko yamukubise urushyi rwose kabisa. Nubwo amakuru yandi yagiye avuga yuko Mutabazi Richard umuyobozi w'akarere ka Bugesera nawe ngo yaba yarirwanyeho, ariko urumva iyo bigezaho umuturage akubita meya w'akarere ni ikintu gikomeye cyane gikwiye no gushakirwa umuti mu maguru mashya uyu munsi wa none. Tuve kuri iyi nkuru dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Ati kimwaro ku muryango wa Lantos Foundation ushyigikira ibikorwa by'iterabwoba. Ku itariki ya 9 Nzeri umuryango wa Lantos wasohoye itangazo risaba leta y'Ubwongereza kwanga impapuro zemera Johnson Musinge guhagararira u Rwanda muri icyo gihugu kubera uruhare yagize mu rubanza rwa Paul Rusesabagina ukekwaho iterabwoba. Itariki y'isohoka ry'iri tangazo yatunguye benshi kuko ryasohotse mbere gato y'itariki ya 11 Nzeri, umunsi isi ifatanyije na Amerika mu kwibuka isabukuru imyaka 20 ishize habaye ibitero by'iterabwoba ku butaka bwa Amerika byahitanye abasaga 3,000. Uretse kwifatanya n'ababuriye ababo muri ibyo bitero, uyu ni n'umwanya wo kurwanya iterabwoba ku rwego rw'isi no kwifatanya na buri wese uri kugira uruhare muri urwo rugamba. Itangazo ry'umuryango wa Lantos Foundation rivuga ko wandikiye ibiro by'ububanyi n'amahanga bya Amerika ndetse n'ibiro by'imari muri Gicurasi 2021 ndetse ukanageza izo nyandiko kuri leta y'Ubwongereza, ariko nta gihugu na kimwe cyagize icyo gikora kuri ngingo. Impamvu ibyo bihugu byirengagije ubusabe bw'umuryango wa Lantos nuko leta y'Ubwongereza na leta zunze ubumwe za Amerika zirajwe ishinga no kurwanya iterabwoba, ndetse n'Ububiligi bwahaye ubushinjacyaha bw'u Rwanda amakuru ashinja Paul Rusesabagina mu rubanza. Ntibitangaje rero kuba leta zunze ubumwe leta z'ibyo bihugu zarirengagije ubusabe bw'umuryango wa Lantos wasabaga ko ibyo bihugu bijya ku ruhande rw'umuntu nka Paul Rusesabagina ukekwaho iterabwoba nyuma yo kwiyemerera uruhare yagize nk'umuyobozi mukuru wa FLN mu bitero by'iterabwoba uwo mutwe wagabye mu Rwanda bigahitana ubuzima bw'inzirakarengane. Icyo umuryango wa Lantos utamenye nuko utagenda cyangwa se utagena diplomasi hagati y'ibihugu kuko bigenwa n'inyungu rusange aho kuba ibinyoma
Ati icyifuzo cy'umuryango wa Abantu rero cyamaganwe na leta y'Ubwongereza kuko gihabanye n'amahame y'umuryango wa Commonwealth kandi iterabwoba ntabwo rigize ayo mahame. Birumvikana ko buri wese rero yakwifurije ubutabera bwuzuye imiryango y'abagizweho ingaruka n'ibitero bya FRN ya Rusesabagina byaguyemo abantu 9. Ati kuba abo bantu rero batari ibyamamare muri filime ntibisobanuye ko badakwiriye ubutabera bwuzuye. Paul Rusesabagina wakunze kugaragara kuri YouTube ndetse no mu yandi mahuriro avuga ko iherezo rya leta ya Kigali riri hafi kubera ko abasore be bari gukora akazi keza ko gunganya umutekano mu bice by'amajyepfo ashyira iburengerazuba bw'u Rwanda. Yatinye kugaruka mu rubanza kuko yarazi ko ategerejwe n'ubutabera. Hari video uyu mugabo avugamo ko igihe cyo gushaka igisubizo hifashishijwe uburyo bw'ibiganiro cyarangiye, bityo ko iterabwoba kuri leta yatowe n'abaturage ari cyo gisubizo cyonyine gisigaye cyo gukuraho leta ya Kigali. Kuba rero Rusesabagina aratinyaga kuza mu Rwanda ntabwo byatewe nuko gusa yari afite ubwoba bw'uko leta ya Kigali izamugirira nabi, ahubwo ngo byatewe nuko yarazi ibyo yakoze ko bitemewe n'amategeko y'u Rwanda ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Ati niyo mpamvu rero ibyifuzwa ati n'umuryango wa Abantu Foundation by'uko yatinye ko nagaruka mu Rwanda ngazagirirwa nabi, ati bidafite ishingiro ahubwo ngo bigamije kuyobya uburari. Muri uwo mujyo wo kuyobya uburari, umuryango wa Abantu uvuga ko kuba Businge yaragizwe ambasaderi mu Bwongereza bifitanye isano n'urubanza rwa Paul Rusesabagina, ariko nta bindi bimenyetso bishyigikira iki gitekerezo wagaragaje. Businge yaramaze hafi imyaka 10 akuriye Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda kandi birumvikana ko hari igihe cyari kuzagera manda ye ikarangira. Ikindi nuko uyu mugabo yanakoze indi mirimo itandukanye mbere yo kuba minisitiri w'ubutabera kandi manda ze muri izo nshingano n'izindi nazo zarangiye neza. Kuba rero umuryango wa Abantu ugaragaza ko inshingano nshya yahawe zo guhagararira u Rwanda mu Bwongereza ari igihano aho kuba andi mahirwe yo gukomeza gukorera igihugu cye biteye urujijo cyane. Ati u Rwanda bagaciro cyane mu bano rufitanye n'Ubwongereza ku buryo buri muntu wese uhawe inshingano zo kurushaho kuwuteza imbere akaba ari umukozi wizewe cyane. Ikindi kimenyetso cyo kuyobya uburari cyagaragajwe mu itangazo ry'umuryango wa Abantu ngo nuko leta yishyuye indege yagejeje Rusesabagina mu Rwanda kugira ngo ahabwe ubutabera, nyamara ngo ntihagaragazwe ko leta y'u Rwanda n'ubundi yishyuye imodoka zagejeje mu Rwanda abandi barwanyi bagera kuri 20 bari kuburanira hamwe na Paul Rusesabagina kuko atari ibyamamare nkawe. Umuryango wa Abantu atukwiye rero gutegereza icyemezo cy'urukiko kizatangazwa vuba. Ubwongereza na Amerika bifitanye umufatanye na leta y'u Rwanda mu ngeri zirimo kurwanya iterabwoba, ndetse ibi bihugu ati byakabaye byarakoze iyo bwabaga mu gufata Rusesabagina ubwo yari akiri mu mahanga. Ati gusa gifite agaciro magingo aya nuko ari imbere y'ubutabera kuba ibyo bihugu bitaragiye ku ruhande rw'iterabwoba ngo bishyigikire Rusesabagina. Ati n'undi musanzu ukomeye cyane bagize mu guhangana n'iterabwoba ku isi. Leta iratangaza ko ishobora gufatira ibihano bamwe mu banyamadini babangamira ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Abahagarariye inzego z'ubutegetsi ejo kuwa gatatu bahuriye n'abakuru b'amadini mu murwa mukuru i Kigali. Leta ibasaba kwigisha abayoboke babo ibyerekeye icyorezo cya COVID-19. Asumta Kaboyi yarabikurikiranye adutegurira inkuru. Mu nama yahuje abayobozi b'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda n'inzego za leta kuri wa gatatu, abayobozi b'amatorero bongeye gusabwa guhitura abayoboke babo kwirinda COVID-19. Nyuma yaho hirya no hino mu gihugu hagiye humvikana abaturage bavuga ko bashingiye ku myemerere yabo batazambara agapfukamunwa ndetse no kwikingiza COVID-19 ari ikizira. Ntago tugomba kuramya corona. Nta bubasha mfite ku mwuka wanjye kugira ngo mwiyumirize ngewe n'impamvu nyine atakwambara agapfukamunwa. Ijambo ry'Imana rikuturarikira guterana tukegerana. Imana irabyemera muri iki gihe, ahubwo twese tugomba kwegerana, umva tukaziba ibyuho tugareka satani yo kwatwicaramo hagati. Ubwo rero niba Uwiteka avuga ngo nimuza hiherereye tujye inama, urumva ntago wajya gusiga mu metero, kandi yaravuze ngo umutahishe bene data guhoberana kwera. Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB Madamu Yusta Kayitesi ashimangira ko abazananirana bakwiye gufatirwa ibihano. Hari abantu ubona mu buryo bashaka Imana
bayishakira kure cyane, bigatuma bajya ahantu nk'uburyo bwo kwibabaza kurushaho. Hari abari mu buvumo. Icya kabiri nabumva ko mu myemerere yabo cyane cyane bishingiye ku buhanuzi butari bwo ko covid ari satani n'ibyo dukora byo kwirwanya ari inzira za satani, ugasanga batambara udupfukamunwa, badakora andi mabwiriza nk'uko bisabwa, biba bisa nk'ubuyobe akenshi ntabwo byemewe n'amategeko. Aba bafite mu nshingano zabo ku rwego rw'amadini n'amatorero bakwiriye kubahugura, bakabafatira n'ibyemezo bijyanye n'imyemerere, n'inzego zibishinzwe zindi zikabakurikirana. Abayobozi b'amadini n'amatorero akorera mu Rwanda bagaragaje ko bagiye kwegera abayoboke babo badakozwa ibyo kwirinda covid-19, basobanura ko iyi covid idatoranya. Uyu ni Sheikh Salim Hitimana, mufti w'u Rwanda wari uhagarariye Musenyeri Rukamba Filipo uyobora ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda. Amadini ndetse n'amatorero na Kiliziya Gatolika